mu by'ukuri inkoni isobanura ibintu bibiri cyangwa bitatu, ariko ndavuga bibiri. Icyambere, inkoni isobanura ubutware. Hari abantu mu isi, abategeka b'isi Imana yahaye ubutware. Njyewe ntabwo ari ukwikina, ariko ndi umuhanuzi w'isi, apana w'igihugu, w'isi. Niyo mpamvu nababwiye ngo agasozi kamwe nikatemera ubutumwa nzajya ku kandi, akandi nikatabwemera nzajya ku kandi, ariko sinzatuza, sinzahwema ntarabonera umwami wanjye ubuturo. Amen. Iyi nkoni isobanura ubutware. Abantu b'isi, abategeka b'isi muri rusange, Imana yabahaye ubutware. Ariko Imana yarambwiye ngo aho kugira ngo mubukoreshe murengera abatagira shinge na rugero, mwabukoresheje mwigwizaho ibyo mushaka kwigwizaho. Ntavuze namwe muzi. Mwigwijeho amanyanga, mwigwijeho n'iby'imfubyi n'abapfakazi. Ubwo iyo mvuze abategeka b'isi ni mu gisata kiri politike. Imana rero igiye kunyura mu nzego izo arizo zose ku isi yose. Mugiye kujya mwicara mwumve ngo umuntu runaka yakuwe mu mubiri yasinziriye cyangwa yapfuye, reka tubyite gutyo, cyangwa se yatanze. Tubahe icyubahiro mukwiriye. Hanyuma kuko Imana igiye kunyura mu bantu, mu bategeka b'isi, kugira ngo igaragaze kuko ifite imbaraga. Yarambwiye ngo yabahaye uburame kugira ngo murame muyobore abantu bayo. Ngariko buri wese uko aramba niko agenda yimura Imana. Ibi bintu birakomeye, ntabwo nzi icyo biri buhake, ariko nuko nabihawe. Kurama k'umutegeka w'isi, inkoni y'ubutware, imyaka umaze, imyaka amaze, imyaka mumaze, yari yo kugira ngo mucurukure ibintu byicuritse. Noneho kugira ngo bicurukuke, ahubwo biri gucurama kurushaho. Dipola azelefone stance. Mu by'ukuri nzi ko mugira inshingano nyinshi, birashoboka ko mutanakurikira ibi, ariko nzi kuko mufite ku isi yose ubutasi butandukanye. Hari abakurikirana social media ku isi yose, hari abumva ikinyarwanda, hari n'abashobora kwambara amaekute ayungurura amajwi akayashyira mu ndimi mushaka. Ndashaka kuvuga ko rero Imana yarambwiye ngo nimucurukure ibintu byacuramye, kuko nicyo mufitiye iyi nkoni. Hanyuma umuntu wumva afite inkoni yo kuyobora abaturage b'igihugu icyo ari cyo cyose, akaba yumva yarayihaye mu maboko cyangwa yarakoresheje ubwenge ngo ayibone, iyo nkoni ntabwo igiye kuramba. Igiye kubamo imivurungano idasanzwe. Kabiri, iyi nkoni Imana yayimpaye ubuhanuzi bwa kabiri, ubutumwa bwa kabiri. Iyi nkoni igiye gukubita abantu babarizwa mu gisata cy'iyobokamana. Reka mbabwire mwabahanuzi mwe, reka mbabwire mwabahanuzi mwe, mwabavuga butumwa mwe, mw'abantu basizwe n'Imana mwe. Ibintu mukina nabyo Imana yarambwiye ngo birashyushye, mucire bitabatwika. Ni message ireba aba YouTubers bose. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yakereye umurongo wo kugira ngo abantu babeho, ariko Satani ntashaka ko, akenshi ntago yifuza ibyiza. Satani iyo wariye neza ararakara, iyo wambaye neza ararakara, iyo urugo rwawe rumeze neza ararakara, iyo uri kwakira ubushobozi runaka ararakara, kuko icyo yifuza ni ugucinyiza. Aba YouTubers rero musenge kugira ngo Imana ibahagarareho ku rwego rutangaje. Amahoro y'Imana abane nawe mukundwa muri Kristo Yesu, mwana w'Imana. Ndabizi ko warunkumbuye kandi nanjye nuko. Ababarizwa hano mu gisata cy'iyobokamana kuri Riratashye Ministry, turabashimiye cyane kubwo kwihangana kwanyu.
mukaturindira kugira ngo tubagezeho iby'Imana iba yaduhaye. Hashiciyemo igihe kinini, maybe dushobora kuba duherukana umwaka ushize ubwo twahanuraga ubuhanuzi bw'ukwezi kwa 12, ariko kandi tunasezera tubifuriza Noheli nziza n'ubunani bw'umwaka 2024. Nkuko bisanzwe rero ni Apostle Evode, umuhanuzi w'Imana, ariko kandi utavangavanga, utanavangiye. Ibyo benshi murabizi, si ibyo tubabwira, kandi ababarizwa hano benshi mujya muduha felicitation mukatubwira ngo dukume muri uyu murongo, kabone nubwo twapfa dupfe twizeye ko Kristo akiri Kristo, umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ndagusuje wowe uri muri Canada, Australia, Amerika, ndetse n'abari ku yindi migabane itandukanye ku isi yose, Uganda, Kenya, Tanzania, u Rwanda, Burundi, Congo, Zambia n'ibindi bihugu byinshi bitandukanye, cyane ko hariho n'ibibazo bitandukanye muri Afrika, ubushyamirane bw'ibihugu n'ibindi, nyeshyamba zitandukanye zirwanira uburenganzira bwazo n'abandi batandukanye. Abo bose muri ibiremwa by'Imana, nta kintu mukwiriye gupfa. Bamwe bagomba kubona uburenganzira bahawe n'Imana ku isi kugira ngo babeho. Buri wese yaremewe kugira ngo abeho. Hanyuma dufite message ziremereye tumaranye igihe kinini cyane kuva mu kwa 12 tubisengera. Murabyibuka aba hano mukurikirana ijambo kurindi ko twababwiye ko hari message zihari, ariko tudashaka kurekura mu gihe tutarabasha kubisengera kugira ngo Imana itwemerere kubiha abantu. Ubu rero umwuka wera yatwemereye kubaha message, kandi nibutsa abantu kuko iyi channel cyangwa se uru rubuga nkoranyambaga dukoreraho ni urubuga rw'abana b'Imana. Ni urubuga rw'abana b'Imana, nta bintu by'imitwiko dushakaho. Nureba kuva channel yatangira kugeza uyu mwanya, ibiganiro byose tumaze gukora ntitugira abatumirwa, kubera ko impamvu nimwe, abantu bamwe bariyanduje, abandi ujya kumubwira ugasanga afite imiziro itandukanye, ukavuga ngo rero ntabwo ndi bujyane ikirura mu ntama. Rero byabaye ngombwa ko twikorana, kubera ko igihe tugezemo n'umuntu nukumenyana n'Imana ku giti cye, kuko isi yaranduye ku rwego ruteye ubwoba rutangaje. Muzabona abantu benshi bavuga ko ari abavuga butumwa bagaheza bwa Kristo Yesu, ariko ibintu biva mu kanwa kabo ugasanga ntaho bihuriye n'ubutumwa bwa Kristo. Ntekereza ko ibyo dukuyeho urujijo kubanyandikira bavuga ngo ese ko mutagira abatumirwa. Benshi abantu babaye babi ku rwego umuntu yitwikira ishusho y'Imana, atarahamagariwe uwo murimo, ataratorejwe uwo murimo, ariko kuko inzara imeze nabi ahantu hamwe na hamwe, kandi hakaba hari abatabasha kuyihanganira no kumenya uko bayitwaramo, biba ngombwa ko abantu bihangira imirimo no mu bweskoro no mu butekamutwe. Abantu bambara imisaraba, batambitswe n'abakuru, bajya mu byumba bisiga amavuta ya layo, bazinduka babaye abapastori bo ku munwa, biyimitse ibintu biraho bidafite prof. Rero niyo mpamvu. Ikindi, hari abambwe batese ko mwarampamagaye, abandi mwaranyandikiye. Hari abambwe muti mbese ko udaheruka kutuha icy'Imana iri kuvuga ku mwaka w'2025. Mu by'ukuri inshuti zanjye, nk'uko nabibabwiye kuri telefone, ntabwo message zari koroha, kuko guhishurirwa ko hari agace kamwe gashobora kugwamo ibisasu cyangwa se abantu bashobora gupfa. Murabizi ko sometime muri kino gihe turavuga tuziga, kandi turavuga make muri menshi dufite. Ntabwo byari kunyorohera, ariko kandi akenshi ibyo twabonye, twasenze tukabona Imana ikinzu ukuboko bikuyeho, dushimira Imana. Ikindi, iyo dufite ibindi tubona biremereye dukwiriye gufatikanya ku isi yose tukabisengera, turabitambutsa kugira ngo nawe aho uri usenge, hanyuma unabe maso. Ntabwo ari impamvu z'iterabwoba nk'uko wenda bamwe mu bivuga,
ntabwo ari iterabwoba, kuko ntabwo twenda gutera ubwoba isi ubwayo iteye ubwoba. Isi ubwayo iteye ubwoba, nta wenda kuyitera ubwoba, kandi nayo ubwayo iteye ubwoba. Iyo abantu bageze ku rwego bashyira ibyuma mu bitsina byabo, abandi bakagera ku rwego bashyira amacupa bakayasimbuza abagabo, ni ukuri isi ubwayo irakanganye. Ntabwo abakozi b'Imana ari bo bari gutera ubwoba abantu, ahubwo isi aho igeze iri mu mahenuka. Reka tuvuge ko isi iri kudandabirana. Hanyuma muri uko kudandabirana, ntabwo guhutaza itorero no guhutaza ubwoko bw'Imana ari byo bizatanga igisubizo cy'isi mu bantu, no. Ahubwo aba bantu b'Imana bakwiriye kurindirwa umutekano, bagahabwa uburenganzira busesuye. Ab'Imana nyakuri bazajya bagenda bijonjoramo bajya ku ruhande, hanyuma irukungu narwo ruzajya rugenda rujya ku ruhande. Mfite message mu kameramani yamfasha, niba hari ahantu hari inkoni hafi aha ukayinshakira, ikibando cyiza, ngira ngo hari icyo nari nazanye aho ngaho, ndebera kukibona. Hanyuma mu by'ukuri inkoni iyo ari yo yose ntacyo bitwaye, kuko dufite message zifite n'ibihamya n'ibimenyetso. Mu by'ukuri urugamba rugeze mu mahina. Inshuti z'umusaraba, turasa naho duhanura biheruka, turasa naho duhanura twerekana ko isi iri kudandabirana, ariko kandi n'abayiriho urumva bari kudandabirana. Inzego zose ku isi yose ziri kudandabirana. Twagiye tuvuga ko isi igiye kunyeganyega, ariko abantu ntibatwumve mu by'ukuri. Ngira ngo hari abadushuye kuri channel yitwa Gusenga Everyday, twatumirwagaho, twakoreraga ibiganiro bitandukanye, ubuhanuzi butandukanye. Hanyuma mu by'ukuri tuvuga ikenshi ko isi iri kugenda idandabirana, ariko kandi abantu mu nzego zose bagiye guhutazwa n'isi. Ariko akenshi iyo tubivuga, bamwe barabyuka bati ni indamu, abandi bati babuze ibyo bakora, abandi bati utu tugabo nta kazi tugira, n'utu escroquerie zabo turazihaza. Tugavuga impanuka, abandi bati no, najya hehe ko ndurukwi. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, wakabaye umunyabwenge, wakwita ku iherezo ry'ubugingo bwawe. Ntabwo uyu munsi urahaza, ariko ejo ntuhazi. So rero reka mere kuri message mu gihe bari kushakira igikoresho. Message ya kabiri reka mbari yongeho, iya mbere ndayigarukaho igikoresho kibonetse. Inshuti z'umusaraba bakundwa muri Kristo Yesu, ubwoko bw'Imana, kuri Ratashye ministeri nababwiye ko sinzabatenguha mu bijyanye no kuvuga icyo Imana yavuganye nanjye. Nibiba ngombwa ko ministeri ibungabunga isi yose ariko igasohoza umurimo yahamagariwe, bizakorwa. Yesu yaravuze ngo niba banga ku gasozi kamwe muzajye ku kandi. Rero ndavuga ko kugeza kuri izi saha Yesu yavuze amagambo abizi neza ko isi ntizakunda abera, isi ntabwo izemera abera, ntabwo itorero rizigera ribaho mu mudendezo. Ndabizi aba bishop, pastoral, reverend, apostoliki yose iri gushaka uburyo itorero rishobora kubaho mu mudendezo. Mukameramana arakoze cyane. Abantu bo kuri Ratashye muzamumbaza uwo ari we, hanyuma tumugurire fanta. Dore hanyuma ndashaka kuvuga iki. Nubwo muri gushakira amahoro itorero ntizigera rigira amahoro rikiri mu isi. Amahoro mvuga ni ukwemerwa n'isi. Amahoro yo mu mutima turayagendana kuko dufite Kristo. Twahishuriwe ko umuntu atunga amabiliya n'amabiliyoni, ariko ntibimubuze kurara adasinziriye. Ibyo twarabihishuriwe. Twahishuriwe ko umuntu atunga etaje imwe, ebyiri, eshatu, enye, eshanu, ariko ntibimubuze kunywa konyage ngo asinde agende yinyaraho mu muhanda. Twahishuriwe ko
umuntu ashobora kurangiza doctora, akagira PhD, akagira profesora, ariko muri we akaba vide mu bitekerezo. Ntibimubuze kuba umutinganyi. My friend, ni ibintu bitoroshye. Rero ntabwo umurongo abantu mushaka gushyiramo itorero ntabwo ari wo Yesu yateguye. Iyo usomye Matayo ibice 5, Yesu avuga abahiriwe abaribo. Aba bahiriwe rero n'ibisi dashaka, kuko ni abanyamahirwe. Abanyamahirwe akenshi rero bakunda kurwanwa, bakunda kutemerwa, bakunda gucuragizwa, kubera ko isi ya spiritually ibireba icyo uwo muntu azaba cyo. Kuva kuri David ukaza kwa Yesu mu isezerano rishya, ukajya kuri Abrahamu mu isezerano rya kera, mu mikurire y'abo bantu bakiri n'abato bararwanijwe mu buryo bukomeye. Mose muramuzi, akivuka hari ku ngoma y'umwami utarashakaga ko abana bavuka b'abahungu bicwaga, bahitaga bicwa. Ariko ngo Mose avutse nyina muhisha amezi 3. None kuki umwana avutse agahita atangira guhishwa mu ishyamba? Azava mu w'agaciro. Okay, si ibyo nashakaga, ariko ako karagaciyemo kubwa imyanzuro imwe n'imwe njya mbona, ariko nyine nkavuga nyine nimwikira igitemo muniseke, kuko nzi neza ko nimwanga kuvuga n'amabuye azavuga. Nimwanga ko abantu b'Imana b'ukuri bamamaza ubutumwa bwa nyabwo, mugashaka kwikubira, reka mbabwire n'ibikuta bizavuga Yesu. Ushobora kwanga kuvuga Yesu, reka nkubwire n'umuriro wo muri Texas ntabwo abantu bawutekerezaga. Ndi mwifuheri remereye, ngarukanye ifuheri idasanzwe. Umuriro wo muri Texas ntabwo abantu bawutekerezaga. Hollywood iyo studio yakoraga amafilme y'urukozasoni, indirimbo z'abambaye ubusa, abasambana mu kanwa, abasambana mu myanya itaragenewe ku sexe, mu by'ukuri ubu ibyo byuma byose byabaye umuyonga. Hanyuma rero nimutangire kwiyubaka noneho nanone, ariko munamenye ko Imana ifite imbaraga. Hanyuma abandi namwe murwanya Imana, mushaka ko Imana yerekana ko izatwika isi ikabiberekaniraho. Hari sample mushaka. Imana ifite imbaraga, ntabwo abantu bazahora bavuga gusa, Imana igiye gukora. So message ya mbere, iyi nkoni murayireba. Mu by'ukuri inkoni isobanura ibintu 2 cyangwa 3, ariko ndavuga 2. Icyambere, inkoni isobanura ubutware. Hari abantu mwisi, abategeka b'isi Imana yahaye ubutware. Njewe nabwo ari ukwikina, ariko ndi umuhanuzi w'isi, apana w'igihugu, w'isi. Niyo mpamvu nababwiye ngo agasozi kamwe nikatemera ubutumwa nzajya ku kandi, akandi nikatabwemera nzajya ku kandi, ariko sinzatuza, sinzahwema ntarabonera umwami wanjye ubuturo. Amen. Iyi nkoni isobanura ubutware. Abantu b'isi, abategeka b'isi muri rusange, Imana yabahaye ubutware. Ariko Imana yarambwiye ngo aho kugira ngo mubukoreshe murengera abatagira shinge na rugero, mwabukoresheje mwigwizaho ibyo mushaka kwigwizaho. Navuze namwe muzi, mwigwijeho amanyanga, mwigwijeho n'iby'imfubyi n'abapfakazi. Ubwo iyo mvuze abategeka b'isi ni mu gisata kiri politike. Imana rero igiye kunyura mu nzego izo arizo zose ku isi yose. Mugiye kujya mwicara mwumve ngo umuntu runaka yakuwe mu mubiri yasinziriye cyangwa yapfuye, reka tubyite gutyo, cyangwa se yatanze. Tubahe icyubahiro mukwiriye. Hanyuma kuko Imana igiye kunyura mu bantu, mu bategeka b'isi, kugira ngo igaragaze kuko ifite imbaraga. Yarambwiye ngo yabahaye uburame kugira ngo murame muyobore abantu bayo.
ngo ariko buri wese uko aramba niko agenda yimura Imana. Ibi bintu birakomeye, ntabwo nzi icyo biri buhake, ariko nuko nabihawe. Kurama k'umutegeka w'isi, inkoni y'ubutware, imyaka umaze, imyaka amaze, imyaka mumaze, yari iyo kugira ngo mucurukure ibintu byicuritse. Noneho kugira ngo bicurukuke, ahubwo biri gucurama kurushaho. Dipora azelefone stance. Mu by'ukuri nzi ko mugira inshingano nyinshi, birashoboka ko mutanakurikira ibi, ariko nzi kuko mufite ku isi yose ubutasi butandukanye. Hari abakurikirana social media ku isi yose, hari abumva ikinyarwanda, hari n'abashobora kwambara amaekuteri ayungurura amajwi akayashyira mu ndimi mushaka. Ndashaka kuvuga ko rero Imana yarambwiye ngo nimucurukure ibintu byacuramye, kuko nicyo mufitiye inkoni. Hanyuma umuntu wumva afite inkoni yo kuyobora abaturage b'igihugu icyo ari cyo cyose, akaba yumva yarayihaye mu maboko cyangwa yarakoresheje ubwenge ngo ayibone, iyo nkoni ntabwo igiye kuramba, igiye kubamo imivurungano idasanzwe. Kabiri, iyi nkoni Imana yayimpaye ubuhanuzi bwa kabiri, ubutumwa bwa kabiri. Iyi nkoni igiye gukubita abantu babarizwa mu gisata cy'iyobokamana. Reka mbabwire mwabahanuzi mwe, reka mbabwire mwabahanuzi mwe, mwabavuga butumwa mwe, mwabantu basizwe n'Imana mwe, ibintu mukina nabyo Imana yarambwiye ngo birashyushye, mucire bitabatwika. Niba hari izina ridakwiriye gukinirwamo, niba hari izina rikwiriye kubahwa, niba hari izina rizi kwirwanira ishyaka, ni izina ryitwa Yesu Kristo, umwami w'abami. Imana yarambwiye ngo niba abami b'isi bubahwa, Imana yo ikwiriye kubahwa dabo. Niba abami b'isi bagira igitinyiro, ngo Imana ikwiye gutinywa no kubahwa birushijeho. Iteye ubwoba, ishyira ikuzimu igakurayo, yimura abami ikimika abandi. Niyo itanga ubuzima ni nayo ibwambura, niyo yima abashonji kandi ni nayo igaburira abashonji. Uko niko yambwiye. Murumva ko birakomeye. Icya gatatu, iyi nkoni muri izi mbuga nkoranyambaga, dore Imana iravurunze kugira ngo inkumbi zijye ku ruhande, inyanda ijye ku ruhande, hanyuma n'ibizima bijye ku umwanya wabyo. Reka nkubwire, birashoboka kuko wahaze umuntu uvuga ngo iravuze, ariko nubwo waba waramuhaze, ndagira ngo nkubwire ngo Imana iracyavuga. Imana iracyagize gute? Imana iracyavuga. Bana b'Imana bakundwa muri Kristo Yesu, torero rya Kristo, bantu dusangiye amakuba no kwihangana muri Kristo Yesu, ese ibi mvuze Imana yanyujijemo birumvikanye mu matwi y'abantu? Itsinzi rero kuri ibi bibiri. Iya mbere, Imana yambwiye ko abategeka b'isi bagomba gucurukura ibintu bacuritse, abantu mukabana mu mahoro, kuko ntago Imana ishaka umwiryane n'imivurungano. Hanyuma icya kabiri, yarambwiye ngo igiye gutsindishiriza buri mwami wese cyangwa buri mutegeka wese, buri munyepolitike wese wemeye guhagararana n'Imana. Hanyuma abiringiye imyuka mibi nabonye atari bake bagiye guhura n'akaga, kuko Imana igiye guhera ku bapfumu babaraguriraga. Ndavuga ku isi yose, sinzi niba cyumvikanye. Biragoye gutambutsa ubuhanuzi cyangwa ubutumwa ku bantu bakuri hejuru, ariko kandi simfite tike injyana mu bihugu bitandukanye ngo ngenda nsabe audience.
ntabwo bureba umuntu umwe umuyobozi ni ubureba isi yose. Ibyo ni ibintu mugiye gutangira kubona. Hanyuma nkagira ubundi butumwa bwa gatatu, ariko itsinzi y'ibya kabiri nayo nuko abakozi b'Imana cyangwa abantu bitirirwa izina ry'Imana bakwiriye kujya inama, bakicara bakongera bagasenga. Ndagira ngo rero tuvuge ko kugeza kuri izi saha abantu bamwe b'Imana bamaze gutandukira umuhamagaro, hanyuma bahitamo agatsima k'akanya gato. Muribuka Yesawu agurisha umurage. Imana yarambwiye ngo abakozi b'Imana bamwe yabahaye ububasha n'ubushobozi, ariko kandi ubwo bubasha n'ubushobozi babugurana uduhungure n'udushyimbo tw'umunsi umwe. Ifunguro ry'akanya gato ryatumye mutakaza icyubahiro cy'igihe kirekire. None muri kumbuga mukomera, bamwe murapfa ibyo mu gikari, mukaza gushwana nkaho mwahamagaranye ngo mubisoze, mukatakana, mufite ibindi muri gupfa, mukajyana abantu mu ntambara zitari ngombwa. Mburira abantu mukurikira social medias, umuntu wese wicara kuri kamera ngo aje kuvuga runaka, ushatse wabushyiraho akabroke, kubera ko ibi ngibi igihe kigiye kurangira cyabyo. Umuntu utavuga Yesu, umuntu udakonje, utanashyushye, Imana imuruke. Mu yandi magambo, Imana igiye kuruka abantu. Imana irashaka ko twezwa. Imana irashaka ko dutungana rwose. Imana irashaka ko tuva mu byaha. Imana irashaka ko tuva irodebar. Imana irashaka ko ucomokoka muri ibyo wizeye. Ngaho njya mbabwira ko iby'isi atari urwishingikirizo. Bamwe mukavuga ngo nuko ari inzara. None ndatanga urugero kuko twabonye icyo kuvuga. Abantu mwari mutuye muri uriya mujyi wahiye, umuntu wari ufite inzu arayifite, yayambuwe nande? Question mark. Umuntu wari ufite ibikorwa remezo hariya bigirira igihugu akamaro n'abaturage baho, birahari. Umuntu wari ufite ivuriro rirahari. Ibyo mushaka kumva ngo uyu muntu aradukina ku mubi, oya. None se nshuti yanjye, we ko wakinye ku mubyimba Imana nkorera, we ko wavuze ko Imana itabaho, we ko wavuze ko Imana yanjye yabonye zero, we ko wavuze ko Imana irutwa na so, Imana irutwa na mama wawe, Imana irutwa na anko wawe, Imana irutwa n'umukameramani wagukamera guri gusambana. None ubwo urumva ngewe kugukina ku mubyimba ari ibintu bihambaye cyane. Shuti zanjye, ndabizi ko wari wakwandika ngo ubwo se ngo ahura nahazi. Ibyo ntago ari ngombwa. Yesu arahazi. Aho ntazi Yesu arahazi. Message ya kane ni message ireba aba YouTubers bose. Ndagira ngo mbabwire ko Imana yakereye umurongo wo kugira ngo abantu babeho, ariko Satani ntashaka ko, akenshi ntago yifuza ibyiza. Satani iyo wariye neza ararakara, iyo wambaye neza ararakara, iyo urugo rwawe rumeze neza ararakara, iyo uri kwakira ubushobozi runaka ararakara, kuko icyo yifuza ni ugugucinyiza. Aba YouTubers rero musenge kugira ngo Imana ibahagarareho ku rwego rutangaje, kubera ko niba hari ibintu Satani ari kwigaho ngo asenye, anabisenyesha imbaraga nyinshi, ni YouTubers ku isi yose. Kuko uru rubuga nabonye amahame rugira, mbona harimo utuntu tw'ubumana twinshi. Cyambere hano ntiwajya ufite uri gukora ibintu by'urukoza soni bihambaye ngo bakire video yawe. No. Rero Satani ari kurwana ngo asenye urubuga kubera ko ruri kuvugirwaho iby'imbaraga z'Imana. Satani we arazi ko azarwigarurira ku rwego ruzahinduka
nk'izindi zitwa za X n'izindi, ariko Imana irusha imbaraga abadayimoni kugira ngo batigarurira isi yose mu bizira gusa. Hano n'abakozi b'Imana tubonaho platform kubw'imbaraga z'Imana. Nzi neza ko umuntu uvuga Yesu by'ukuri hano hantu ntagiye kwemerwa, ntagiye no gukundwa, azanahigwa, azashakishwa, azarwanwa. Ariko kandi ntidufite gucogora ngo tubivemo, ngo kubera ko bamwe mugambana n'abandi mudashaka ko tutambutse ubutumwa bwiza, kubera ko mufite izindi mana mukenyereyeho mushaka ko arizo zihabwa intebe. Ariko ndabamenyesha ko kuva isi yaremwa nta muntu warwaniriye abadayimoni ngo agire iherezo ryiza. Uwo bita Nebukadinezari yagiraga ishuri ry'abarozi i Babuloni. Ariko reka mbabwire, uyu mugabo igihe cyarageze Imana irarakara, asohoka mu nzu aca ku barinzi, nta murinzi n'umwe umuherekeje. Mu bihugu yari ayoboye nta mu perezida n'umwe urayobora ibyo bihugu, niwe wa mbere ku isi wayoboye ibihugu 127. Ategekwa kujya kurisha mu ishyamba nk'inka, ararisha, inzara zirashokonkora, abarinzi baramubuze. Kumushaka Imana inangira imitima yabo. Ntabwo rero sinzi uriwe wo kuvuga ko Imana izarwanwa ikaneshwa. Nta na rimwe mu mateka y'Imana. Soma ibitabo, abami ba Senikarebu n'abandi, abami ba Ashuri n'abandi bashatse kurwanya Israel ariko baraneshwa. Abo bari bahagaze mu ruhande rw'Imana. Rero hari kiri kubaho, muri kubona ko impuha z'intambara n'intambara ubwazo nyirizina ziri gutwara ubugingo bwa benshi n'ubuzima bwa benshi. Njyewe icyo mbereyeho nk'umwapostolike ni ukubwira abantu ngo ni mwiyarure, nunapfa upfire mu Mwami, kuko hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima mwene data. None se abantu Igoma ntabwo mwabonye ibiri kuhabera n'ahandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ntabwo muri kubona ko abantu noneho bamwe badashaka no guhabwa uburenganzira bwo kuba mu bihugu byabo? Ntabwo mubibona ko isi igeze ahantu habi, aho umuntu arwana kugira ngo abeho, aho umuntu arwana kugira ngo yitwe umunyagihugu kandi yarakivukiyemo, afite n'ubwenegihugu bwacyo? None se murumva mu isi hari amahoro twahabonera? Reka mvuge ko uhagararanye n'Imana, Imana iramurinda. Reka mvuge ko uwigiza nkanareba, Imana iramuziye, Imana iramuziye. Reka mvuge ko umunyakuri aratsinda intambara. Reka mvuge ko umunyabinyoma aratsindwa intambara, kuko Imana iri tayari guhagararana n'abanyakuri, kuko ibendera ry'Imana abantu bararimanuye. Ariko Imana yiteguye gukorana n'abantu biteguye kuzamura ibendera ry'ubumana. Naho ibindi byishingikirizo byose wabyuka ugasanga byarangiye. Shuti yanjye, Imana iguha umugisha kugeza ubwo utangara. Ndabizi ko Yesu ari kumwe n'abera, kandi itorero rikiri mu isi ntazabura kurirengera. Bibiliya iravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ngariko Imana ijye mukiza muri byose. Yesu aguha umugisha, Yesu abane nawe. Ubwo ni ubutumwa 3 cyangwa 4 twari duhawe kugira ngo tukugezeho. Yesu rero abane na kandi aguha umugisha kugeza ubwo ukomeza gutangaza n'abandi. Amahoro y'Imana abane nawe. Gusengana natwe nimero ziri aho ngaho, mujye muhamagara dusenga Imana mu gihe Satani ataribasira ibyo dukora. Dusengane, nimero iri aho ngaho uzayibona.
nyandikira kuri WhatsApp aho uri mu gihugu bitandukanye, aho uri hose, tuvugane, dusengane, kugira inama. Yesu aguha umugisha. Shalom, 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 shalom.